burya koko babivuze ukuri, hajya habaho urukundo hakabaho n'ikinyoma, hakabaho no kwitiranya irari n'amarangamutima, ugafatira rukabyitiranya n'urukundo. Nyamara ubanza ibi ngibi ari byo biri kumbaho, ariko nyamara njye nkaba ntari kubasha kubisobanukirwa. Ese Mana, uru rukundo ndimo ni urw'ikinyoma cyangwa urukundo ndimo ni urw'ukuri? Ese nabimenya gute mu gihe nkunda udashaka kunyereka niba urukundo ndimo rudasobanutse? Ariko samutayimu rimwe na rimwe one day njya mbyiyumvamo nkumva ko muri njye ntameze neza, nkumva urukundo ndimo ntabwo rumeze neza. Buri saha nkahora mukumbuye, nkabona we ntabwo nkumbuye, nkumva nshaka kumuvugisha ariko we akanyereka ko ari bizi, akanyereka ko ari mu kazi. Ese kuba naramukunze ni ikosa ryanjye cyangwa narasaze? Ese Mana, gatangiye kunkorera ibi ngibi, atangiye guca amazi. Ntari namubwira yuko mutwitiye nyuma y'amezi 5 dukoze sex. Nagize ubwoba ariko mbabibona ko acitse intege. Ese nibimubwira azabyakira gute? Mfite ubwoba. Gusa nkwiye kugira ikintu ngomba gukora. Ese ndabibwira mama? Ndabibwira inshuti zanjye magara se? Reka nze ngomba kugira ikintu ngomba gukora muri uyu mwanya. Mfite agahinda kenshi Mana, ibintu byose nakoze mbyita urukundo, kumbi nta rukundo rwari rubirimo. Ariko mbere y'uko muhamagara mubwira yuko mutwitiye kubw'urukundo namukunze, byibuze se Mana ameze neza? Sinzi niba ameze neza cyangwa se atameze neza. Mukunzi wanjye, mukunzi nkunda, nubwo mbizi neza ko utankunda utatumenyereye no mu buzima bwanjye, ariko nagira ngo amagambo ngiye kukubwira uyu munsi uyumve neza kandi witonze. Uzabona umukobwa mwiza ugukunda, bafite n'amafaranga, ariko ntabwo uzigera ubona umukobwa w'umutima. Abakobwa baratandukanye, wabona igikara, wabona inzobe, uzabona n'abateye neza kurusha. Ariko byibuze rimwe mu buzima ujye wibuka ko ari we muhungu wa mbere nahaye ubusugi bwanjye. Ikindi cya kabiri, ujye wibuka yuko ukwiye byibuze kuzafasha rimwe, kuko nta papa na mama ngira. Abo nita mama cyangwa abo nita papa, sinzi aho nzatingutsa mvuga yuko wanteye inda. Nagukunze nta kintu na kimwe nari nsize inyuma, nkuha ibyanjye byose nasize n'umubiri wanjye. Ariko izi saha sinzi niba tugikundana, cyangwa niba mfata nk'inshuti yawe, cyangwa niba mfata nka best wawe, cyangwa se niba mfata nka ex. Gusa igihe cyose twamaranye ndagushimira. Nakubwira ko ntazigera nkuteza abantu ngo muvuge nabi, kuko wamye uri umukunzi wanjye kandi nzabikubahira. Ariko se Mana, gukunda ni ikosa cyangwa ni icyaha? Kristo ntabwo yakora ibi bintu. Ndamuhamagara ntafata, mwandikira SMS ntasubiza, kandi nyamara mbere yambwiraga yuko atamfite atabaho. Igihe tutari kumwe aba nta mahoro afite, ariko nyuma yo gukora sex no kunyitaba nta kintu kimwe. Mana, abahungu bose Mana bari bafite amafaranga, banyereka urukundo, nkakunda Kristo. Ariko izi saha Mana, sinzi igihugu mperereyemo, niba ari ndi umunyarwanda cyangwa niba mperereye mu kindi gihugu. Gusa ndizera yuko Mana ahurumye. Kristo muhungu nakunda, sinigeze ngukunda ngo nguhishe, kandi naragukundaga by'ukuri. Ariko reka uyu munsi ukiri iherezo ku buzima bwawe, kuko wamaze kunyereka yuko utakimenyeye, nubwo udashaka kumbwira ko utanyenyeye, ariko njye nabibonye rugikubita. Humura,
uzatunga utunganirwa, usanga ari n'umukobwa uguha ibyo ntaguhaye, aguha urukundo ntibize neza. Imana izaguhuze n'umukobwa w'umutima, ushaka ko wabonye inda njyewe ntabwo umukobwa w'umutima. Ese byibuze ujya wibuka isezerano wajya guma kutazansiga ko nzakubera mama w'abana wawe. Ese gutekereza nabi cyangwa se uri izi mu kazi? Ese waba warahuye n'ikibazo nk'iki ngiki? Kristo, nubwo kukureka byananiye, ntazi niba tugikundana, ariko njye ndacyagukunda. I love you too. I love you everything. I love you so much. Mwana wanjye, birashoboka ko uyu munsi ndi kugatira papa wawe uri kunywa, ariko mwana wanjye nzakwitaho uko nshoboye, nzaguha urukundo n'ibyishimo, nubwo njye ntigeze mbona ibyishimo bya mama na papa. Ariko umuntu wese ukundana n'umuntu kugira ngo amubabaze namuhemukire, Mana ni wowe uzi ibyanjye byose. Mwana wanjye, tuzahora uratunganye kuko nzabana nawe mu bihe byose. Papa wawe igihe cyose azifuza kumvugisha nzamwumva. Kristo, basi se umeze neza? Ukimara kubona uru rwandiko wifuriza kuzagira urugendo rwiza, cyangwa se intangiriro cyangwa se urundi rukundo, nubwo nta zindi bufite undi mukunzi, byibuze uzabisezereho.